Tujya kwakira undi munyarwenya witwa Eric Rutsiro. Reka tumwakire i Kigali. Siko bimeze? Muri tare tumwakire. Ladies and gentlemen, amasme cyane twakire Eric Rutsiro. Murakoze. Nitwa Eric Rutsiro mu rugo ni Nyagatare. Ngewe rero mbanza gushima buri gihe uko ngeze hano pe. Mu nkomere merisa amashyi pe menshi cyane kabisa. Ikintu nshima ubu nujije imyaka 3 mbi Kigali. Ariko mbajije ibyo nagezeho byo ntabyo nzi. Ntago ari ngombwa. Urabona ariko nta muntu buri gihe yagezeho pe. Nanjye ikintu nagezeho nize kubana neza na Landlord pe. Si byiza se nk'ikinyabupfura. Turabana twibera inshuti. Noneho Landlord imyaka nagize bamwirukanye ku kazi. Amafaranga aramushirana. Akageza tukiganira yabona kize Imbabura akahaguma. Paka gataha ariye. Birambangamira buri gihe nashiraho Imbabura ngo mwiriwe wirutsi. Ahati niriwe. Namaze ukwezi mutunze. None nanjye mba ndamwima nkataha nariye. Mujya muvuga ngo abagabo ntago bakunda ibiryo. Ubwa mbere yaraje asanga ntinashyizeho Imbabura. Umunsi wa kabiri asanga Imbabura irajimije. Ngiye kumva arampamagaye. Ngo wirutsi. Ndabati karame boss. Ngo boss niso ndakwiyamye. Ni gute unyicisha inzara. Ndavuga ati boss wanjye umbabarire nanjye ntago ndahembwa. Ariko mushakira akazi pe aza kukabona akazi keza. Mukomere boss wanjye amashyi. Noneho yabonye akazi aravuga ati ibintu uyu muhungu w'Irutsiro yankoreye ngomba kuzabimwitura. Mfite umukobwa dukundana pe. Yaje kunsura ndavuga ati rero boss nanjye narakugobotse muri byabe. Babariro ntizi inzu yawe ubugiye muri ghetto. Nemeze uno mukobwa. Boss arabyumva aravuga ati w'Irutsiro waramfashije mpagafunguzo ka ghetto mbe ngiyemo. Ndakamweza ajya kuryama ku matera kanje ka 20. Nanjye mba ngiye mu nzu yose ndayikontorora. Umukobwa arasti weri kamushu. Aravuga ati ciyo nzose ni yawe. Ndavuga ati binaba ababyeyi babidusigiye. Ntukagire ikibazo. No umukobwa atangiye kwisanzira mu nzu. Ababonye nikayi yanditsemo abapangaye. Abarayifasha. Mu busanzwe aziko nitwa Eric Rutsiro. Ngo none se ngo uyu mupangaye nimero 4 witwa niyo mugabo Eric urimo amezi 4 ninde. Ndavuga ni ura mupangaye uryamye hari. Aravuga ati shu ako nagasuzuguro ngo tugende ujye kumwishyuza. Nanjye mbitekereje koko numva nagasuzuguro. Nukuri kw'Imana. Ndavuga ati shu tugende tumwishyuza. Mba nkomba Landlord aryamye mu kageto kanje. Ndavuga nde Eric we hoya ntago byakunda. Mpameza ne yanjye. Landlord yavuga hati ndakwiyamye nta jambo ryo kuvuga ufite. Noneho ahantu byambabarije nahise mwandikana Piriyave. Umukobwa abarasosa aratashye ngana na Landlord. Mba ngiye kuri umukobwa atararenga ngo shu ngo ngwino ntwaze ibikoresho. Arambwa ati se bigenze nguve ati nago nabara n'abantu bansuzugura. Ngiye kuba ku Gisozi ku kindi gipangu mfite. Ariko hano turabizi habarimo abantu bashakanye sibyo nk'umugore n'umugabo. Ariko namwe muratubangamira pe. Nukuri kw'Imana niba mwarashakanye byemewe ntimukajye mwisanzura. Niba mugiye muri douche imibiri kabafata mukajya n'ibyo mukora mukabikora muhagaze. Ni kwa kundi ubyara umwana ugasanga avukanye impagarara. Oya nukuri kw'Imana nese ngira kubona ntafite iyo mpagarara. Murakoze bana natwe muri quartier zacu za Rutsiro turi mu bantu bateye imbere. Dufite amazi dufite n'umuriro ariko byose ninjye biri inyuma. Noneho papa wanjye niwe muntu usesagura pe kurusha abandi. Sinzi niba azatuma dutera imbere nukuri kw'Imana. Ujya kubona aguze ibase dusanzwe dufite 2.
ukabona aguze televiziyo dusanzwe tuyifite, none ejo bundi aho nemeye ko asesagura, uri kubona aramfite ariko yaguze imbwa. urumva imbwa ebyiri mu muryango koko? nibyo narindi kubabwira, ni ukuri kw'Imana mu Rwanda pe, tugendera mu Kigali ugasanga twishyizemo umuntu ngo turamwanga ntaho umuzi. Ejo bundi Vestina yikoreye ubukwe, muravuga ngo yanze gusoma umugabo we kumugaragara, kandi babukoze. Noneho bageze Burkina Faso bagiye no kuryama yanga guhindukira. none se ko mubeshyera abantu mubatuka, nabyo ni buriyano biri inyuma. murakoze, nitwereke Rutsiro. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung 250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung 250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru.